tugihagaze dusenge dushima Imana kuko uyu mwanya tubaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turagutumiye umwuka wawe wera ufashe, yaba ari igihe kubisobanura, yaba n'ubwoko bwawe gusobanukirwa. Muri byose uhabwe icyubahiro, kandi abantu bawe bagira icyo bakungukiraho uyu munsi, ndetse niba hari n'inshingano uduha uduhe kuzisobanukirwa. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze. Nitwa Maurice Clever Rukimbira. Ndashima Imana ko nagize umugisha wo kuba njyewe uyu munsi. Imana yashimye ko navuga ubutumwa. Umugisha ntajya nk'ibisanzwe, hari ibintu byinshi niga ngo ntegura, kandi nanjye kunezezwa nuko impaye uburyo bwo gusohoza ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ngeze ku bantu bayo. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo nzibuka ibikorwa by'Uwiteka. Indirimbo zaririmbwe zose zagiye zibivugaho, urebye ubutumwa bwavuzwe dushatse twabitangira, ariko reka tugire n'ibindi twongeramo kugira ngo twumve nanone icyo Imana itubwira mu gihe gisa n'iki. Amen. Mu minsi ishize turi muri ibi bihe, amagambo menshi turimo kuganiraho arasa n'avuga ku bintu byo kuduhumuriza. Ibi byatumye nibuka ko mu minsi itari iya kera cyane hari abo twaganiriye, murabyibuka mbaha urugero rw'umuntu ngo wagiranye amasezerano n'Imana, ngo Mana ujye ugendana nanjye. Yari afite urugendo rurerure, hari ahantu hari amashyamba, hari ahantu hari ubutayu, hari ahantu hari ingorane, nuko Imana iramubwiza iti rwose tuzajya tugenda. Hanyuma rimwe na rimwe akajya akebuka inyuma, yakebuka inyuma akabona ibirenge bine nko mu mucanga. Iyo ugendamo ahantu ibirenge byakandagiye urahabona, akabona ibirenge bine. Hanyuma akavuga ati umenya Imana turi kumwe. Hanyuma aza kuzagera ahantu hari amazi, hari ibinyerere, hari ibibuye, nuko arabanza arahatanira ahanyaneza arwana, ageze ahantu aravuga ati Imana turacyari kumwe. Nuko akebutse inyuma abona hari ibirenge bibiri gusa, acika intege, arakomeza arahanyanyaza. Nuko ageze ahantu heza, sinzi ukuntu yongeye kureba inyuma abona ibirenge n'ibiri. Ashima Imana ati rwose ubu mfite ibyiringiro turi kumwe. Yarongera ageze ahandi hari n'ibikoko, hari n'ibiki, ayiwe yakebutse inyuma abona n'ibirenge bibiri gusa. Hanyuma arongera akora urugendo, umunsi wije, akebutse abona nanone ibirenge bine. Noneho aricara ararambya, ngira ngo yahamagaye Imana ati ngwino tuvugane. None se cyagenze bite ko twavuganye ko tugomba kugendana, none nagera mu bikomeye nkabona ibirenge bibiri gusa? Imana iramubaza ngo hanyuma se ubundi watekerezaga ko ugomba kubona bingana? Aramubwira Nyagasani ati oya, ni wowe wizana impaka, jyewe ahantu nari ngukeneye ntabwo nakubonye. Koko ubona ibikoko binyirukankanye, njye ndeba inyuma asange ari ibirenge bibiri gusa, kandi aheza aho mbona turi kumwe. Imana iramubaza ngo biriya birenge bibiri ngo burya ntabwo ari ibyawe, ngo ni njyewe wari uguhetse. Hari igihe duhura n'ibibazo
tukagira ngo ntabwo Imana ihari. Hari igihe duhura n'ibikomeye tukavuga ngo yaraduteye. Iyi zaburi y'uyu munsi ubundi dukunda gutegura ibice ugasanga zaburi twayisomye kwa kundi, ariko zaburi y'uyu munsi niyo zaburi yabaye yakuwemo icyigisho nyamukuru, kuko umurongo wa 11 ariko kuri Bibiliya zimwe umurongo wa 12 handitse ngo kandi nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera, kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Haleluya! Reka dusubiremo hamwe ngo nzita ku bikomeye Imana yakoze. Uzabyite Imana ishimwe. Turareba turanyuzamo n'amaso muri iriya ndirimbo ya Salomo igice cya 2, hanyuma turagera n'akanya ko kureba icyo Imana itubwira muri rwa rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 4 guhera ku murongo wa 7 nk'uko babidusomeye. Naho ngaho tugerageza kumva icyo Imana itubwira muri iyi minsi. Nanone hari hariho umudamu wari ufite agasanduku yari yarashyizemo agakayi. Abantu b'abasirimu bajya bagira jano, igitabo bandikamo, agakayi bandikamo ibintu bya buri munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, akagira umwanzuro yandikamo nimugoroba. Hanyuma agifite rero kirambagizanya n'umugabo we, yajyaga yandika ibintu byiza umugabo we abona kuri fiancé, kandi n'igihe bari batangiye kubaka urugo akajya yandika ibintu byiza. Hanyuma igihe kimwe aza guterwa n'amakimbirane, bagirana amakimbirane, acika intege ndetse yumva yanabivamo, ariko afata umwanya w'amasengesho, arimo gusenga akajya kubona akabona mu bwonko bwe ka gasanduku karimo yakaye karagaruka mu maso ye. Aragenda afata umwanya atangira kujya areba asoma turiya tuntu bajyaga bandikirana n'ibindi bintu yajyaga yandika ku mugabo we n'ukuntu yamukundaga n'icyo yamukundiraga n'ibiki byose. Hanyuma umutima uroroherwa, imigambi irashira, aravuga ngo nubwo hari ibibazo turimo kunyuramo, nibutse urugendo twagendanye, nibutse ibyiza bye, nibutse yibuka ibyo bintu, yiyemeza gukomeza urugo kandi cya kibazo kitakemutse. Kubera iki? Kubera kwibuka, kubera gusoma ibyo bintu. Muri buriya butumwa cyangwa muri kiriya gitabo cy'indirimbo ya Salomo igice cya 2 habamo amagambo nyine y'urukundo y'abantu y'abashiri, n'abantu bajya bayakoresha nyine baganiriza bagenzi babo imishinga yo kubaka. Ariko ubundi mu buryo bw'umwuka, icyo kiriya gitabo kibereyemo muri Bibiliya ni ikigaragaza urukundo Imana yadukunze, ndetse ikavuga ngo ni urukundo wenda kumera nk'urw'umugabo n'umugore, hakabamo ifuhe, hakabamo intambara, ndetse rimwe na rimwe Imana ye ikanavuga ngo waramparitse, ngo kubera ko wakunze undi mugabo. Ubwoko bw'Imana, Imana ikakwita nyine ngo umugore wanjye. Bavandimwe, reka uyu munsi
twibukiranye ko mu buzima tunyuramo ntabwo nka rugendo rwa wa muntu, ntabwo ibintu byose bihora bigenda neza. Turi muri iyi si, ngira ngo isi yabaye nziza cyane ahubwo kuko sigaye mbona abantu badashaka kuyivamo. Wanababwira kugaruka kwa Yesu bakakubwira ngo uretse biri byihore, ngira ngo n'umuntu wibwiye ku isi ari nziza, ariko isi ivanzemo ibyo. Nimugoroba nari mu bukwe mbona ibintu bitatse neza, mbona abakinnyi neza, mbona abantu bambaye neza, nkahita nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo amaso atarigera kubona, ngo n'ibyo amatwi atari, ngo nibyo bibikiwe abazabona ubwami bw'ijuru. Iyo ngize ibyago nkabona ikintu cyiza nyine, ndavuga ngo ibyo ari byo byose mu ijuru byo bizaba birenze. Amen. Ntabwo ari ibyago bigize nabyo biba ari byiza n'ababyishyuza, ariko ndavuga nti mu ijuru bizaba ari byiza. Reka nigarukiye ku buzima bwacu bwa buri gihe. Mu by'ukuri wenda reka nse n'ukomoza hahandi wa mwanditsi wa Zaburi. Iyi Zaburi yanditswe murabyumva bajya akenshi batubwira ko Asafu yari umuririmbyi cyangwa umukuru w'abaririmbyi. Ntabwo batubwira ikibazo yari yaragize. Ushakashatse mu bitabo byinshi ntabwo bigaragara ibibazo yari yaragize, ariko ngo yaravuze ati ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, akabisubiramo nayo irantegera umutwe. Umunsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, nijoro nayitegeye amaboko sinacogora. Umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro, nibuka Imana ngahagarikwa umutima, ndaganya umutima wanjye ukabisa. Nigeze kubabwira ukuntu bavuga ngo gufata ibihembe, ufata ibihembe by'amaso yawe kugira ngo bidahumiriza. Mwari mwahura n'ibibazo bikomeye ugahumiriza, bari bajya kugukubita, abana mujya mukubitwa akanyafu, bajya kugukubita ugahumiriza. Hari ibintu biba muri iyi si ubona byakubanguriye inkoni ugahumiriza. Ngo ahangaha uyu muntu yari ageze ahantu avuga ngo Mana fatira ibihembe, kuko ibyo bikubita byari byamurambiye, atakireba, adashobora kureba. Mwarimu yabona n'umwarimu cyangwa umubyeyi yenda kumukubita, none agashyira n'inkoni hejuru ukagera kwa kundi, hanyuma wabona atinze ugakanura none ugira ngo birarangiye, ukabona iracyahari ukongerwaho neza. Hari ibintu duhura nabyo, ikibazo gisimburana n'ikindi. Uyu muntu n'ukuntu yaragize, muze kongera kuyisoma, yari amerewe nabi rwose, ariko Imana arageraho akibuka n'uwa murongo ati nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe. Hari ahantu henshi yageze aho yibuka imirimo y'Imana. Bibiliya muri ibi bitabo byose biri muri Bibiliya harimo igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya. No muri izi Zaburi harimo Zaburi za lamentation, zo kuyoberwa, zo kumirwa, zo kugororwa. Bavandimwe, nagira ngo mbabwire, nugera muri icyo gihe ntukajya ugira ngo wakoze ibyaha, ntukajya ugira ngo mwizere, ntukajya ugira ngo kabaye. Ujye umenya ngo bibaho. Imana yashyize kino gitabo cy'amaganya no gutonganira Imana, ariko nyine icyo wankoreye ibi ni koko, nibijya bikubaho ujye ubigiramo amahoro. Uyibaze uti urongeye urambanguriye inkoni, nanone ujye uyibaza, ariko igihe nikigera nanone uyigarukeho. Ngomba kuba kera naritondaga kuko numva afite amakuru menshi yo gukubitwa. Noneho umubyeyi akagukubita ariko warangiza
iduha ubuhungiro. Ntugahunge ngo uve mu Mana, ujye uhunga ugaruka mu Mana. Haleluya. Ikintu kiza utanya n'Imana n'abantu bayo kizaba cyakurangije, kizaba cyagushora. Ujye ukubita ugaruka muri Yesu. Muri izi bihe byo guhumurizwa, Imana irimo kutubwira. Nibuka indirimbo n'abaririmbiye mu minsi ishize ivuga ngo nzagwa mu mwamo uyu mwami wanjye. Nkunda iyo ndirimbo kuko mba numva ari umuntu w'umukecuru wiririmbira mu ijwi ry'umukecuru. Sinshaka no kuririmba neza, ndaririmba nyine nk'umuntu urushye, uremeye, uvunitse, ariko Satani akamubwira jya kuraguza, jya guteka imitwe abana b'abakobwa, jya mu muhanda hariya kwirwanaho, abasore jya gukora mu mufuka. Ariko uyu nguyu we yaravuze ngo nzagwa mu maboko y'umwami wanjye, nta n'akabona gafite, nzamuguma iruhande nawe ntiyantereranye. Azagira gutanga, azamfata mu biganza ngo nahuha n'umuyaga, nzagwa mu maboko y'umwami wanjye. Amen. Nguko byamera kose, nzaguma mu maboko y'umwami wanjye. Nukuri ntuzamuvemo, biratinda ariko agatabara mu gihe cye. Haleluya. Amina. Muri Salomo, muri iriya ndirimbo ya Salomo igice cya 2, twibuka urukundo rw'Imana. Muri zino ndirimbo nuko uyu munsi ubundi ntabwo nandika buri muntu buri korali indirimbo yagiye iririmba, ariko indirimbo mwaririmbye zose zavugaga uko kuntu tugomba kwikomeza ku Mana. Icyampa n'agahugu kaza kuragira nka 8 buri korali kongera ikaririmba za ndirimbo yaririmbye tukabisubiramo. Amina. Rero nigeze kubabwira ko izi ndirimbo zivuga urukundo Imana ikunda abantu. Umuririmbyi nako iyi ndirimbo hari aho yavuze ngo umukunzi wanjye ndamuzi, maze Uwimana Aime abishyira mu ndirimbo aravuga ngo umukunzi wanjye ndamuzi, kandi icyo umukiranutsi byisiwe, kandi uko byagenda kose ngo Imana yanjye. Umukunzi wanjye ndamuzi. Nuhura n'ikibazo ujye wibuka umukunzi wawe. Umuntu utagira umukunzi aba yaragowe. Umuntu utagira umuntu abwira ibikomeye, umuntu utagira ibintu umuntu abwira ibinejeje. Nigeze njya kwibabwira abo tuharana no mu masengesho twagize umugisha wo kubana n'abantu. Jewe najyaga ntembera mu mahanga ya kijyambere, ariko nabona ibintu bibi mpura nabyo, nkabona hari ikintu kimuri. Uzi kubona ibintu byiza ariko utari kumwe n'umuntu w'inshuti yawe muvugana mu Kinyarwanda. Numva ndashaka kuba ndi kumwe na madamu cyangwa nubwo byaba umwana. Hari n'abantu najyaga mu bintu by'ibikinisho. Uzi umuntu mukuru kujya mu bikinisho, mu bintu byitwa Disneyland. Hano ni ibintu by'ibikinisho bya Mickey Mouse, ibintu bya bintu tureba mu filime. Ariko mpaka ni uburyo bari kumwe naho uzi ndababwira ukuntu ngira abantu b'inshuti zanjye, umuntu w'inshuti yanjye ujya umyiza imodoka muri Amerika, ngatwara imodoka muri Los Angeles, hamwe bakinira amafilime menshi. Haba ndi mu modoka gutya, nta n'umuntu urimo kubibona. Ubushize rero nagize umugisha noneho mbonye ngiye kujyayo, mbwira abantu mwandike mudutumira twembi. Sinari nzi aho amafaranga azaturuka, ariko simbatinza ibyo ari byo byose twarajyana. Haleluya.
zagira hari ibintu bishimisha bitandukanye n'ibintu wenda bishimisha abandi. Hari n'ukuntu nkunda no gutwara imodoka nyine muri iyo mihanda. Uzi nko gutwara imodoka aho bakubwira ngo ntugendere munsi y'ijana, nubwo ukagenda mu ijana, imihanda y'abantu nk'abata, imihanda y'imodoka n'esheshatu, ahita afata agatelefone nifotora sha ugifotora ariko twagiye mu ijana, ujye unanyuzamo werekane muri itanu hariya ko turi mu ijana. Utagira umuntu mugendana mu bintu byiza ni ibibazo, ariko n'umuntu utagira umuntu mugendana mu bibazo ngo ube wayobewe bikuyoboye ujye kumva wumva umuntu agukomye ku bitugu. Imana yacu ni umukunzi wacu, nubwo ataba madamu, nubwo ataba umuvandimwe, nubwo ataba ntuzajya uri wenyine. Kandi hari igihe njya mba ndi jyenyine, nawe hari igihe uri wenyine, hari igihe muba mutajyanye n'izo nshuti. Ujye wibuka ngo ituma rimba ikinera gusenga gutwenga uko mfisa aho ngo nuwiwe ngo nawe nuwaje azi nanjye ndamuzi. Ngo kubimenya rero, kubimenya nibwo buzima bisama uradashira. Mu by'ukuri igituma turirimba, igituma dutwenga ntabwo ari uko tutari muri iyi si ihura n'ibibazo, ariko ngo iyo wibutse umukunzi uyu twasomye muri Salomo, ukaba uzi ko muri kumwe, hari igihe binanirana, hari igihe bigorana, ariko ukavuga ngo ibyo ari byo byose umukunzi arabizi. Haleluya. Ku murongo wa 15 hari ahantu havuze ngo mudufatire izo ngunzu, ngo n'ibyana by'ingunzu ngo byonona. Hari ibintu bijya bidutera bikonona amahoro yacu, hari ibintu bijya bidutera bikonona imigisha yacu, hari ibintu bidutera bikonona amasezerano, ukabona aratinze, ukavuga ariko ibintu Imana yavuzeho bigiye ni ingunzu ziba zabiriye. Mujye mubisengera, muzicecekeshe, muzirukankane, kuko ziba zihari, ntabwo ziba zikinjira. Bijya bibaho. Ni iki kikwibye amahoro muri iyi minsi? Ni iki kikwibye umudendezo n'umutekano? Ni iki kikwibye future aho ugera ukavuga ngo yewe umenya bitakibaye? Bacecekeshe izo ngunzu zica amasezerano. Haleluya. Uyu munsi nababwiye ngo turi butahe tutameze nk'ukuntu twaje. Utahana ibikoresho byo gucecekesha ingunzu zicecekesha. Ubicecekeshe rwose. Amina. Haleluya. Ibyo bikoresho harimo ijambo ry'Imana. Iyo byankomereye nibuka Bibiliya, nibuka imirimo Uwiteka yakoze, ariko mwibuke n'amagambo. Reka mbabwire makeya. Mu Baroma 8:32 ngwiko Imana itimanye umwana wayo yabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ngo niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Amen. Iyo nahuye n'ibibazo n'ibigeragezo, ni ukuri jya nibuka aya magambo numva ndakomeye. Hari undi Imana itina gusubiza, hari n'ubwo rega iba yarabyanze. Ugasubira baho, hari undi iba yarabyanze. Ntabwo ibintu byose tudafite ariko Imana byayinaniye. Niyo imbaraga nta kintu cyayinaniye. Amina. Tubisubiremo iryo jambo. Imana niyo imbaraga nta kintu cyayinaniye. Tujyane. Imana niyo imbaraga nta kintu cyayinaniye. Irya kabiri nshaka gusubiremo. Imana irankunda ntacyo yanyimya yabishatse. So ibintu mbona ntafite, ibintu ntafite
uretse bya bindi byatwawe n'impunzu, hari n'igihe Imana yemera ko ntabigira kubera ibintu irashaka ko nkura nkabanza nkazamenya kubijera, irashaka ko gukura kwa mu buryo bwo cyangwa se ikaba yaranandakaye. Mwebwe wenda ntabwo nyine mu kubagana cyane cyangwa mu itorwa na waba undi twavuze cyane, ariko hari igihe Imana ikurakarira nyamara baba ngo ngewe mbona ibintu byose mbiguha byose bigenda neza, reka ngira akantu mfunga hanyuma bigutere kurusha. Ni ukuri ibintu byose udafite n'ibigeragezo byose unyuramo buri gihe ntabwo ari ugutokesha. Ushobora gutokesha gusa urimo gutokesha Imana kwakira na Yesu kandi ari Imana yabiguteye. Hari ukuntu ujya ashaka kwigisha abanyamasengesho ukuntu dusenga. Ubundi twasabwe ngo tujye dusaba ibintu Imana, dusaba mu izina rya Yesu ibyo dushaka, dusaba mu izina rya Yesu. Iyo senga ndasaba ngo mwami Imana ndagusaba mu izina rya Yesu ngo kiriya kibazo kimveho. Reka bisubire, ndagusaba mu izina rya Yesu ngo kiriya kibazo kimveho. Hari abandi basenga ngo mwana Imana ndagusaba ngo kiriya kibazo ngo kuri kiriya bibazo bafite mu izina rya Yesu. None mu izina rya Yesu bikaza nyuma y'ikibazo. Mana biriya bibazo mu izina rya Yesu ubimure, wasanga ari ibibazo bihari mu izina rya Yesu. Mwari mubizi hari Imana ikubita umunyafu mu izina rya Yesu. None urimo gusenga ngo Mana ukureho bino bibazo mu izina rya Yesu. Reka ibibazo yazanye mu izina rya Yesu ntabwo yabivana, kandi yabizanye mu izina rya Yesu biri mu mugambi wayo kugira ngo igukemure. Mujya mwumva amakuru abavugabutumwa bajya batanga ngo hari umuntu wari umukuru w'ishansiye, wari umwubatsi wubakisha, nuko ngo abantu bagiye muri pose ngira ngo bari hasi ngo baza kubona inzoka, nuko barabahamagara muveho iyo nzoka. Abatereye ngo yari hejuru muri pose arimo kurya imigati, abatereye imigati bababaniye imigati bahugira mu migati. None yibuka ko afite ibiceri mu mufuka, agafata akajugunya ibiceri, ubona igiceri akakibika, undi bakakirwanira. Ageze aho afata itafari, kubita igitafari hariya kirameneka, bareba hejuru arabona ati muveho dore igikoko hafi. Abantu bananiwe kumva Imana mu buryo busanzwe. Hari ubwo Imana iteza ibibazo mu izina rya Yesu, hanyuma tukirukana ibibazo mu izina rya Yesu. Mujye gusenga muvuga ngo turagusaba Mana mu izina rya Yesu udukureho bino bibazo. Naho ubundi mu isi y'umwuka nyine baravuga ngo uvuze se muri mu izina rya Yesu bino bibazo bihari, reka tujye kureba wasanga ari ibibazo watumwe na Nyagasani. Twakomeje. Iyo tubonye ibibazo ubwonko bwacu bukunda kumva amakuru aduca intege, ariko dukwiriye kumva noneho n'icyo Imana ibivugaho. Njya mbabwira kenshi mu bintu nagize umugisha wo kwiga harimo inyigisho z'isanamitima. Baravuga ngo ntabwo dukomeretswa n'ikidukomeretsa. Reka nsubiremo, ntabwo dukomeretswa na kiriya kintu kidukomerekeje, ngo ahubwo dukomeretswa n'ukuntu tugifashe n'izina tukise. Ndabaha urugero. Abantu babiri bashobora gukomeretswa n'ikintu kimwe, wenda kubwirwa amagambo amwe, wenda guhemukirwa umwe, ariko umwe akabyegereza umutima cyane, umwe akababara cyane, undi agakomereka cyane, undi ntakomereka.
muzi zimwe mu mpamvu zituma ikibazo duhuye turi babiri cyankomerera we n'igukomerere. Hari n'igihe uba uhemukiwe n'umuntu w'inshuti yawe, koko uriya muntu akabwira kuriya, noneho usanzwe w'umunyamafuti cyangwa usanzwe atukana cyangwa usanzwe ahemuka, iyo abigukoze wumva byumvikana ugasanga bigukomeretse. Ariko kubona umuntu muzima, wa muntu wenda wigeze kugirira neza, wa muntu wigeze umuntu utabikekagaho abigukoze ugakomera, kandi cya kintu cyari kimwe. Hari ibintu bijya byenda kunkomeretsa, nanjye nkareba muri Yesu, nkareba mu ijambo, nkareba gukomera kw'Imana, nkareba imirimo yakoze, avuga ngo iki ngiki cyo nta kibazo. Amen. Ngo mwibuke gukomera kw'Imana. Buriya gukomera kw'Imana kwari gukomeye. Batanze urugero rw'ukuntu Imana yanyujije Abisirayeli muri mu nyanja itukura, ngo inkuba zirakubita, imirabyo ikamurika, abantu barambuka. Ni ukuri mwene data, uyu munsi ndakwibutsa, nuzajya wumva bikomeye ujye wibuka inzira zikomeye Imana yakunyujije. Amen. Amen. Erega hari n'igihe yemera ko binyuramo ntiwiri gutokesha mu gihe, kubera ko izi ibyo yibwira kubagirira ko ari byiza atari bibi, ngo kugira ngo ibarememo umutima w'ibyo muzabona hano. Rero niba hari ukuntu n'iki kibazo, nababwira ngo dushobora gukomereka kimwe, dushobora guhura n'ikibazo kimwe, njyewe sinyemerere n'ukuntu wowe ukomeretse kandi twahuye n'ikintu kimwe. Twagize gute? Twahuye n'ikintu kimwe. Havuga ngo buriya wasanga Uwiteka arimo kundemera inzira. Ngo nzibyo nibwira kubagirira, gusa ibibi ni byiza ahubwo, ngo kugira ngo barebe mu mutima ngo w'ibyo muzabona hano. Hari igihe mpura n'ibibazo, havuga ntiwabibaza, ubu Uwiteka yemeye kugeraho. Uriya wasanga Imana irimo kunyigisha kugira ngo indebe mu mutima w'ibyo nzanyuramo nyuma. Amen. Hanyuma nagera mu bikomeye nibuka ngo wa mwami wantwaye kirya gihe, ya Mana yampetse kirya gihe bikomeye, n'aha ngaha irampeka. Haleluya. Ugasanga njyewe ibibazo ntabwo bimbereye ishyamba, ahubwo bimbereye amasomo, ahubwo birankomeje. Imana itugire neza. Hanyuma tekereza uri mu bitaro wagiye kwivuza, bakakubwira ngo hari umuganga wewe ugize amahirwe ngo uje kwivuza, ngo mu gihe ngo hari abaganga bamwe baravuga ngo ni abaganga baturutse muri Amerika, ngo abandi ngo hari umuganga wo muri Kanombe uyu munsi ngo yavuye hano, ngo cyangwa wo mu bitaro bya Nyarugenge. Uno muntu mwiza gutera amatwi, uzi gutangira gukira mutaranabona. Hanyuma niyo avuye, niyo uhuye n'ibibazo, niyo barakubwira ati maze rero hari ibintu uzanyuramo, hari igihe kizaba gito bikomeye, ariko humura, ariko wakwibuka ko wabibwiwe na wa muganga bakubwiye ubuhamya. Haleluya. Kuko ngo ibi yabibwiye ugasanga ububabare ntabwo bukubabaje n'ukuntu ububabare bukubaza. Amen. Kubera amakuru ufite. Bavandimwe, nimushaka amakuru ku Mana, nimushaka amakuru mu ijambo ry'Imana, kandi mujye muyakura. Nkunda Kalebu na Yoshua. Kalebu afite imyaka 80. Kalebu umuntu w'imyaka 80 aragenda abwira Yoshua, baramubwira ngo ibuka ibyo Imana yatuvuzeho ubwo twari Kadeshi Barineye, ibyo Imana yatuvuzeho. Ese wowe utega amatwi ibyo abaturanyi bakuvugaho? Ese utega amatwi ibyo mwarimu yakuvuzeho?
ese utega amatwi ibyo nk'ababyeyi bimwe barakaye bakuvuzeho cyangwa utega amatwi iby'Imana yavuze? Mwibuke rero iby'Imana yakoze, mwibuke iby'Imana yabavuzeho, hanyuma ibintu bigende neza. Ijyana twasomye mu rwandiko Petero yanditse, ndumva ashaka kuko basomera kano kaha mpereye ku murongo wa 12 mu gice cya 4 mu rwandiko rwa mbere. Petero yanditse, bakundwa mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ngo ahubwo mumererwe munezerwe nuko mufatanije imibabaro na Kristo. Tekereza, hari igihe mbabara navuga ariko ko Yesu nawe yababaye. Amen. Ugasanga nk'ibyo biranyoheje, we akamura ngo warenganye ngo bimeze nabi, nibuka ko na Yesu nawe yarenganye, ugasanga biranyoheje. Ndagira ngo utahane rwose ibintu bituma utapfa kubaba byitwa resilience mu Gifaransa, byitwa resilience mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda baragenekereje babyita ubudaheranwa. Si uko ibidutera bidahari bibuze, ahubwo wubakwamo ubushobozi wahura n'ikibazo ukacyita izina, ukavuga uti na Yesu yarababaye, warenganye narenganye kabana. Niyo mpamvu tubabwira ngo ejo nitujya kwiga ngo byera mwiyeze musaba imbabazi, nibashaka mwishyiraho ibyaha bagire ngo mwarabikoze koko nabije kubasaba imbabazi, none ibyaha mubyemera rwose saba imbabazi, ariko nibashaka bakumwengana ni wowe waba uzamurenganya. Wibuke ko nayisubire ngo rero ngo munezerwe ngo nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishe. N'igihe tutazabona ibisubizo hano mu isi, bya bindi bajya bababwira ngo biratinda muri Imana izakwiba. Yewe abantu bagenze bava muri uyu buzima batibutswe. Nzi umuntu warinze apfa yaravutse ari impumyi, hari abasaza ari impumyi. Nzi umuntu warinze asaza yaravutse afite ukuguru kunyunyutse ari ingapfu. Hari n'uwo nzi utarashoboye kubyara afite urugo ari gasaza. Aya masezerano atari njyewe si yo mvuga, Imana itugere, ariko hari ahantu tuzaringanira twese. Ngubu umwami Yesu azaza, ngo aho ngaho tuzaba tubereye wese. Rero ibyo byo tuzabihuza ubwiza bw'umwami Yesu buzahishura. Ngubu mutumva babahora izina rye murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba ari kuri mwe, ari umwuka w'Imana. Petero yandikiye abakristo batotezwa, ntiyababwiye ngo ntimuzongera kubabazwa, ahubwo arababwira ngo musenge, mukundane, mukorere Imana, mukoreshe impano zanyu n'ibindi. Hari akantu numvaga ushaka gusorezaho. Imirimo Uwiteka akora ajya ayikorera no mu bantu cyangwa agakoresha abantu. Ndasubiramo, ajya ayikorera mu bantu cyangwa agakoresha abantu. Birashoboka ko wowe waba amaboko y'Imana ikoresha kugira ngo ireme amashimwe mu muntu ufite ibikomeye n'ibihishe anyuraho. Iyi paruwasi y'abera bose ya Kimironko ifite ubuhamya bwo gufatanya, bwo gusurana, babyita sosiyale. Ifite ubuhamya bwo gukora social week, bakegeranya ibintu, bakegeranya amafunguro, bakegeranya ibyo kurya, amatora, bakazana imyambaro hirya no hino, bakaremera amashimwe abantu. Birashoboka ko Imana yagukoresha maze umuntu wundi bajyaga babwira ngo uri nyakamwe, ngo nta muntu ufite, akajya avuga ngo njyewe mfite itorero. Haleluya. Niyo mpamvu abashyitsi njya babwira
nababwira ngo n'ahandi hantu nabarangira muri Kigali mugiye muri inaha nimwiyizire hano duseka. Hari abantu bari hano biyemeje aha muri Petero bababwiye ngo mube ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana. Ubu buntu tugirirwa, ibi bintu wowe ufite uyu munsi, izi nkweto nyinshi ufite zabuze ahantu zijya, iyi myenda ufite mu kabati ibyigana ikanafunyarikana, ikinyarwanda si nk'icy'abana, imyenda igafunyarika indi, ni ukubera ari myinshi. Tujya tugira umwanya wo kuyimanura ugatoranyamo imyiza kandi ukayizana mu rusengero, ugakura umuntu mu bibazo byo kwambara ubusa, ugafata muri sitoke yawe ukagira ibizana, murwanirane intambara, muringane, maze murebera mu Mana n'amashimwe. Ubwo Satani azaba yihereranye umuntu ngo urashonje karaba, ujye umuhindukira mu rwego ibyo ntabwo byewe byambaho, sengera Kimironko. Ubu tugeze ku rwego turimo kwibaza ngo ni gute umuntu waba yaratabawe muri kiriya gihe twamuremera, twamwubaka, noneho akagira ukuntu akora uturimo, wenda tukamufasha umwaka umwe ibiri, ariko ku mwaka wa gatatu akaba ageze ahantu nawe aguruka n'amababa ye. Amen. N'abahungu bakajya muri deparitema y'abatanga inkunga, y'abaremera abandi amashimwe. Haleluya. Kandi mwese abantu mwagiye mujya mbona mwina mugira neza, mukora neza, n'abantu mujya mwibuka imirimo myiza Imana yatugiriye. Mwibuke imirimo y'Imana no gukora kwayo no gukomera kwayo, ntimwongere gukangwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Icya kabiri, mwibuke gukora kw'Imana no kuyoborwa nayo, namwe muhinduke ibisubizo, murebera abana amashimwe, maze Satani ntajya bakanga, kandi yaraguhaye umukoro wo kuba inshuti, wo kuba umuvandimwe, wo kugira ngo umuntu ataba wenyine kandi mwicarana mu rusengero. Tugiye gusoza twinjira mu mwanya wo kuba dutuje ducecetse. Bagira ngo utekereze kuri ibi. Tekereza ku kintu wakora mu rusengero, maze abantu bagashima Imana ku bwawe. Abasanzwe bafite ibyo mukora mukomeza, ariko urebe niba hari n'ibindi. Tekereza ikintu wakora ukaremera amashimwe umuntu, maze abantu bakongera kwibuka ko Imana igira neza, bakibuka ibitangaza, ko ibitangaza atari ibya kera byo muri Bibiliya. Hari indirimbo bigeze kuririmba gutya hano, cyangwa wenda no muri Oasis mu gitondo, na ya yindi tujya turirimba mu Zaburi ngo ntabwo ari iya Asafu, ngo ntabwo ari iya bene Asafu, ngo ni iyanjye nanjye. Birashoboka ko waremera umuntu amashimwe, Imana igahabwa icyubahiro, kandi nawe akajya ashima Imana atari ibya kera ngo byanditse muri Bibiliya, ahubwo ubuhamya bushya. Tubitekereze. Niwumva urushye, niwumva uremerewe, ujye usa n'utuza, wibuke imirimo ikomeye Uwiteka yakugiriye, wibuke ibyo yakoreye Abisirayeli, ariko nawe wibuke utuntu duke duke Imana yagize neza. Niwumva byenda kugenda ngo bikujyane n'uko hari igihe bitangira byarabaye neza noneho bikarangira nabi, ujye ufashe wiruka uburyo bugaruke, nk'uko ukuntu nababwiye ngo ujya niruka ngenda muri iyo mihanda y'abasirimu. Hari igihe rero niruka n'utwo tuntu niruka ndi mu muhanda nigendera, na hano hirya kuri Nyabugogo twagiye kwidumbaguza tuvuye ku Kinjiro,
kwibuka imyaka myiza y'ubwana, ariko mwumva ko ari igihe nyamara abantu banezerewe. Amina. Waba yaranezerewe yakoze ubukwe, ujye wibuka wanezerewe mu bukwe bwawe. Waba yaragize ibyishimo yabyaye, wibuka umunezero wari ufite, maze ntiwemere ko Satani agutesha umutwe, maze ubikunde wongere usubire mu munezero. Waba yibuka yarangije amashuri, cyangwa umwana we yarangije amashuri, reka ushobora no kwibuka umuntu yakugiriye neza akaguha ikingazi cyatejiga, waba umaze iminsi ushonje, waba uyo ujya nibuka, ujye wibuka umuntu akuburira ati unyura muri iriya nzira, wongere wibuke ko Imana ihari. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana, turagushimira uyu munsi watubwiye ngo tujye twibuka gukomera kwawe, kandi ibyo ngibyo twibutse mu kanya ni ibintu bya hano hafi muri Afurika, mu Rwanda, mu rugo, muri Nyabugogo no muri resitora yo mu Gakinjiro cyangwa ahantu hafi. Ariko hari ibintu bikomeye wakoze, gutandukanya inyanja abantu bakambukamo, waraduhetse ku mugongo mu bihe bikomeye. Mwami, kura amaso yanjye mu bihe bikomeye nanyuzemo, unyibutse ibihe byiza wanyujijemo, unyibutse, ureke ko sinkomeze kureba abantu babi bangiriye neza nabi, unyibutse abantu beza bampesheje umugisha. Kandi ndakwinginze mu izina rya Yesu, ndanagusezeranyije ubwo nanjye uzandushaho kumpa umugisha, nanjye gusezeranyije ko nzabera umugisha abandi, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Thank you.